Dida Seguya chairman w'abashubuzi abarukwetombuye twahabwo gukora umwanya mubi yahamya ngo nubwo abashubuzi barukushashura umushoro ombwire bwenjure mbera nebarema ahabwa kataro kwijura mwamizi nashaba government okubombekera kame no mukataraka okugira ngo batakatambura urugendo ruringwa barukuza umupaka bashiraho gufuhirira ushireyo iki baruganda rwezaheze sinyagiye kandi tubone iki tubone ni kundu twaje turabona naho kujya kwiyambira bareba nguriya kushiriya nta naho waje je mutanza 500 yo kujya kwitegura usoba ni 300 none ahubwo batuyambe batwakire za zose tuje turiyambira abantu bagirangwe mundi ubwa hatitizine katarahabwo kugira ngo nabazukura zirinto munonga ahawo kwenda sente zaho naho kandi ebakete twirenegura hagati y'emitwaro 2 no mutwaro gumwe n'icweka rena gatare kacu hano kura karazambye twabuze naho ukamva ubwamazi nibyo twabuze aho gushona kura turi gushakisha aho gushona twaho umwanya gwa Katumba market bakaguhangaho umwaka gw'2014 kugira ngo abashubuzi bemondi babe no baguruze mondi bito umwaka gw'2021 abashubuzi bembuga bakarumba kataraka barogo mu new market ngo hakuba mu kitimba numwe hari ba customer ne wamenya bushaga kasi urugusaba ikiwe none buri munsi busura ko tubutangiraga buri guniya nta wamenye icyo zikora kavumende nyaka dutuyambe natwe abahinzi tuveyo twe gorera muro turahingira muro cyamaze macana gatare no guhakora isuku ariko yarananije umbaro gw'abantu n'umuhango mu kataraka abaramuti bine bwikizo kandi ubwe banagiriho akatare ka new market akine byetengo byona gasha kwa keta tuzarirwe